Reka mbasuze bene data nshuti bakunzi, nongeye kubifuriza amahoro y'Imana kandi nizere ko aho muri mumeze neza, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ukomeze kubana namwe. Ndagarutse rero ngo twongere turebere hamwe ingingo ya kabiri cyangwa se icyiciro cya kabiri cya bwa butumwa bwacu twasomaga. Bwa butumwa bwacu twari turimo dusoma ku bijyanye n'inzira y'ubugorozi, ariko uyu munsi ndakubwira ko tugeze ku ngingo ivuga ngo imiterere y'ubugorozi. Imiterere y'ubugorozi, tuza kubona rero imiterere y'ubugorozi harimo ibyiciro bibiri. Harimo ubugorozi nyakuri aribwo bukorwa buyobowe n'umwuka w'Imana, ndetse tukaza no kubona uburyo ki Satani nawe ashaka kwigana ubugorozi. Ubwo ni icyiciro cya kabiri cy'ubugorozi. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri aya magambo. Ntabwo ndi bubwirize cyangwa se ntabwo ndi bwigishe, ahubwo ndagira ngo dusome ibi byanditswe kuko birasobanutse. Nubasha kugira icyo wunguka uzagisangize bagenzi bawe. Nongeye kubaha ikaze kuri uyu murongo kugira ngo dufatanyirize hamwe rero kumvira hamwe no kwigira hamwe ibyanditswe byera. Reka buri wese ahari turushaho kwicisha bugufi, tubanze twiragiza Imana kugira ngo umwuka wera akomeze kubana natwe. Murakoze cyane. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, Imana yacu. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka ubu mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uyu mwanya kandi twongeye kugushimira ko ukomeje kubana natwe, ndetse uduhaye uyu mwanya ngo twumve ibyo wandikishije. Turagusabye kugira ngo nabe ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwuka wera aba ari we urushaho kutwigisha, kandi ibyo wandikishije iby'ukuri byose arushaho kubitumenyesha byandikwa mu mitima yacu. Intekerezo zacu zijye zihora zibyibuka ko bwije n'uko bukeye, kugira ngo bitume tubasha kugira umucyo utumurikira ahijimye, tubashe natwe kumenya ukuri kutubature ku cyaha. Tubigusabye twizeye mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Murakoze cyane bakunzi. Reka rero mbahe ikaze. Imiterere y'ubugorozi, dufite isomo ry'urufunguzo dusoma mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ku gice cya 5 umurongo wa 39 kugeza ku murongo wa 40. Turasoma mu Kinyarwanda nk'uko bisanzwe. Bahaye ikaze mwese. Tubumbure Bibiliya zacu twumve iki byanditswe byera bitubwira. Yohana igice cya 5 ubutumwa bwiza bwa Yesu, murongo wa 39 niho hari amagambo atubwira ngo ibihamya Yesu. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimamya. Nyamara mwanze kuza ahondi ngo muhabwe ubugingo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Mwese mwakire neza ijambo ry'Imana. Imiterere y'ubugorozi. Imiterere y'ubugorozi, baratubwira ngo cyane Satani yagerageje n'imbaraga ze zose kwigana ubugorozi mu by'umwuka Imana ishaka gusohoreza mu itorero. Ngubu uburyo umwanzi ukomeye akoresha kuva kera, kuzimanganya ukuri maze agakwirakwiza ibinyoma kugira ngo aheze abantu mu rujijo, mu muvurungano, ubuhenebere, ndetse no kubuza imitima guhinduka. Ngibyo ibyo Satani akoresha. Ikaramu ishorewe n'umwuka irandika iti mwikangura. Satani agerageza kwinjiza abantu batejejwe kandi babogamye, ndetse amateka yose y'itorero agaragaza ko nta na rimwe ubugorozi bwateye imbere butagonganye n'inzitizi zikaze. Ni nako byagenze mu gihe cya Pawulo. Aho yahangaga amatorero hose niko yahasangaga abantu bavugaga ko bizera
bageragezaga kuhinjiza ubuyobe bushobora kubika urukundo rw'iby'ukuri. Imbuto Luteri yari yarabibye zageraga umusaruro hirya no hino, nk'uko Satani yakunze kubigenza mu bihe bisa n'ibyo. Yagerageje gukoma mu nkokora umurimo w'ubugorozi awigana agamije kuyobya no kurindagiza imitima. Nk'uko mu kinyejana cya mbere habayeho abakristo gito mu itorero, ni nako hahagurutse abahanuzi b'ibinyoma mu kinyejana cya 16. Muri iki gihe se w'ibinyoma arakora nk'uko yabigenzaga mu gihe cyashize. Yiyemeje guteza akaduruvayo mu Kidivantisi no guheza mu rungabangabo abana b'Imana. Ni muri ubwo buryo mu gihe kigufi cy'amateka y'itorero ryacu, by'umwihariko mu myaka iheruka, udutsiko twagiye twishyirira hamwe guteza umuvurungano no kwirema ibice. Utwo dutsiko tuba tuyobowe n'abiyita abagorozi, turasenya mu cyimbo cyo kubaka. Umurimo watwo nushyigikira kugeragereshwa Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Nicyo gituma Yesu ababwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yesu Kristo atubwira ko aba bantu tuzabamenyera ku mbuto zabo, aho abyandika cyangwa se umugaragu w'Imana Matayo yabyanditse ku gice cya 7 umurongo wa 16, aho atubwira aya magambo avuga ngo irembo rifunganye muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Imana ishimwe cyane. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo umwuka w'intonganya no kwirema ibice, nk'uko tumaze kubibona ko ari cyo kibaranga. Umwe mu miterere rusange y'ubugorozi gito ni ukugira umwuka wo kwirema ibice, intonganya, kwivumbura ndetse n'imvugo isenya cyane cyane abayobozi b'itorero. Umwuka w'ubuhanuzi atugira inama ikurikira: isaha irageze yo gusohoza ubugorozi nyakuri. Umwuka wo gusenga uzuzura umwizera wese, kandi kwirema ibice kuzarangira mu itorero ry'Imana. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Ni ibihamya umuzingo wa 3 kuri page 303. Mu yandi magambo, umurimo w'ibanze w'ubugorozi nyakuri niwo cyangwa se niwo gushyira ku ruhande kwirema ibice, gusenya abandi n'intonganya. Umuja w'Imana ndetse nawe abitubwiraho ibyerekeye iby'umwe mu bagorozi asesengura ubugorozi gito, agira ati yibwiraga ko Imana yari yahinyuye abagaragu bayo bayobora umurimo wayo, ko ariyo mpamvu yari yahawe ubwo butumwa. Umuja w'Imana aravuga yeruye kandi ko yagerageje kumwereka ko yari yibeshye, nk'uko tubisoma mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 kuri page 64. Yanditse ku byerekeye undi ati yavugaga ko abayobozi b'itorero bose bazagwa kubera ko bihimbaza ubwabo, maze undi mutwe w'abantu bicisha bugufi ugahaguruka maze ugasohoza ibitangaza. Yagiraga ishusho yo kwizera ibyanditswe, akavuga ko ari iby'ukuri, kandi yarabikoreshaga ashyigikira imigambi yabo no kuyiha ishusho y'iby'ukuri. N'ubundi ni kuri cya gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 kuri page 64 na 65. Ariko rero Madamu White n'ubundi akomeza bivuga, yanditse ku by'uwo muntu no ku butumwa bwe ati ijambo ry'Uwiteka ryangezeho muri aya magambo ngo ntukabizere, sinabatumye. kandi Madamu White yamubwiye ko ubutumwa bwe butari ubw'Imana, ahubwo ko yabeshyaga abatarinze neza amazamu yabo. Ubikomeza ubisoma ni ku butumwa bwatoranijwe n'ubundi ku muzingo wa 2 page 66. Ndetse tuza kubona ko nanone mu gihe avuga undi muntu wiyitiraga ko afite ubutumwa bwihariye, yaranditse ati bari bafite umwuka umwe wo kurega abandi. Ni ukuvuga ko bibwiraga ko itorero ryari ririmo amakosa gusa, kandi ko Imana yari ihagurukije ubwoko bwari gukora
ibitangaza. Umuzingo wa kabiri, ubutumwa bwatoranijwe, kuri paje 66 niho dukomeza gusoma. Rero mu bihe byose gisa n'ubugorozi gihagurukanye umwuka wo gusenya abayobozi b'umurimo na gahunda y'itorero, kikigisha kwirema ibice n'impaka, tuba tubonye ikimenyetso simusiga ko ari uburyo buzanwe na Satani bwo kwigana igisa n'ubugorozi bunyuranye n'ubugorozi nyakuri. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Mbese aya magambo muri kuyumva yemwe? Ndasubiramo aya magambo. Iki ni igihamya. Mu bihe byose igisa n'ubugorozi gihagurukiye cyangwa se gihagurukanye umwuka wo gusenya abayobozi b'umurimo na gahunda y'itorero, kikigisha kwirema ibice n'impaka, tuba tubonye ikimenyetso simusiga ko ari uburyo buzanwe na Satani bwo kwigana igisa n'ubugorozi bunyuranye n'ubugorozi nyakuri. Reka nkomeze aya magambo wumve. Kugira ngo ubwo bugorozi bubone abayoboke, bwiyitirira mbere na mbere ko buri mu itorero ry'Abadivantisiti kandi bukagaragaza umwete mu murimo w'Imana, ariko buhoro buhoro bukagenda buva mu itorero buri gihe kugira ngo bukore udutsiko dutandukanye. Nicyo gituma buba isoko y'ibirushya no kugusha abantu bataryarya ariko badakomeye, kugeza ubwo ishusho yabo nyakuri izashyirwa ku mugaragaro. Ndakomeza tugenda twerekera ku musozo aya magambo yacu. Ingingo tugiye kurebera hamwe iravuga ngo Satani akoresha ikinyoma mu mbaraga ze zose. Satani akoresha ikinyoma mu mbaraga ze zose. Ikangura ryose ry'ubwoko bw'Imana rirangwa no kwiyungikanya k'umurimo uva ku mwanzi. Noneho ubu arabumbira hamwe ingufu ze ziheruka, ategura igitero giheruka arwanya Kristo n'abigishwa be. Ubushukanyi bukomeye kandi buhanitse buregereje inshuti yanjye. Reka ubwoko bw'Imana bukanguke maze bukore umurimo butajegajega ndetse butajenjetse, umurimo wo guhinduka no kwivugurura, busuzume mu byanditswe kugira ngo bubonemo ukuri nk'uko kuri muri Kristo, bwirundurire mu Mana, bityo ntibazatinda kubona ko Satani ahora ateze agaragaje ububasha mu bushukanyi bw'uburyo bwose, maze agatumiza abadayimoni bo mu butware bwe bwose kuza kumufasha kurwanya ubwoko bw'Imana. Reka dusome aya magambo tugera ku musozo. Ubwaka nshuti yanjye, ijambo bita ubwaka ndagira ngo ugumve. Ubwaka ni bumwe mu buryo umwanzi akoresha kugira ngo akome mu nkokora umugambi w'Imana wo kwamamaza no guhagurutsa ubugorozi mu bwoko bwayo. Satani yarabukoresheje mu gihe cy'intumwa no mu gihe cy'ubugorozi bwa Giprotestani, abukoresha no mu makangura yose y'ibyobokamana. Ubwaka buzaboneka no hagati mu bacu. Ubushukanyi buzaza ku buryo niba bishoboka bwayobya n'intore, nk'uko mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri paje ya 16 batubwira. Luteri yahuye n'ibihe by'umubabaro ukomeye kubera abantu biyitiriraga ko Imana yavugiraga mu kanwa kabo, ndetse n'ibindi. Bene data nka Wesley n'abandi tubona bari abakanguzi bakomeye kubwo kwizera no gukora kwabo mu murimo w'Imana, nabo bagiye buri ntambwe bahangana n'imitego Satani yagendaga batega, kubera abantu biha kugira umwete, babogamye kandi batihanye, ibirunduriye mu buryo bwose bw'ubwaka. Reka ngo usubiremo aya magambo. Luteri yahuye n'ibihe by'umubabaro ukomeye kubera abantu biyitiriraga ko Imana yavugiraga mu kanwa kabo, ndetse n'abandi. Bene data nka Wesley n'abandi bakanguzi bakomeye kubwo kwizera no gukora kwabo mu murimo w'Imana, nabo bagiye buri ntambwe bahangana n'imitego ya Satani kubera abantu biha kugira umwete, babogamye kandi batihanye, birunduriye mu buryo bwose bw'ubwaka. William Miller ntiyakundiwe n'abari babogamiye ku bwaka. Nawe yemeje nka Luteri ko imyuka yose igomba kugeragereshwa
ijambo ry'Imana, ahubwo abanzi b'ubugorozi bagerekaga ubwaka ku bantu bakoranaga umwete mwinshi babirwanya. Abarezi b'urugendo rwa Kidivantiste bari bafite imico nk'iyo ngiyo. Ariko reka turinde amazamu yacu nshuti yanjye, kugira ngo kubwo gukabya mu byo kurwanya ubwaka bitadutera kuninira ikangura nyakuri rifite imiterere tuzasesengura kure y'aha ngaha. Imana idufashe cyane. Iyi Imana ikoze inyuze mu bikoresho abantu, kandi abantu bagahagurutswa n'ububasha bwo mu ijuru, Satani atera abakozi be kwamagana ubwaka, bakavuga ko abantu bagomba kwirinda abakabya. Tugomba rero gutekereza neza mbere yo kubwamagana, kuko kubaho kw'amafaranga y'ibikwangari kutagira icyo kugabanya ku gaciro k'amafaranga mazima. Nubwo hari amakangura y'ikinyoma, nk'uko hariho guhinduka gito, ntabwo hagomba kubaho kutiringira amakangura yose. Tugomba kujonjora. Ntitugomba kugira agasuzuguro kagirwaga n'abafarisayo ubwo biyamiraga bati wiyegereza abanyabyaha, nk'uko tubisoma muri Luka igice cya 15 umurongo wa 2. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Dr. Luka igice cya 15 umurongo wa 2, niho yanditse aya magambo avuga ati, intama yazimiye n'igiceri cy'ifeza cyabuze, nuko abakoresha bikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera bati, uyiyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Ngayo nguko uko bivovotaga. Natwe rero ntabwo tugomba kuba nkabo. Iyo Imana ikoze inyuze mu bikoresho abantu, kandi abantu bagahagurutswa n'ububasha bwo mu ijuru, Satani atera abakozi be kwamagana ubwaka, bakavuga ko abantu bagomba kwirinda abakabye. Tugomba jye nawe rero gutekereza neza mbere yo kubwamagana, kuko kubaho kw'amafaranga nk'uko tubibona y'ibikwangari kutagira icyo kugabanya ku gaciro k'amafaranga mazima. Nubwo hari amakangura y'ikinyoma, nk'uko hariho guhinduka gito, ntabwo hagomba kubaho kutiringira amakangura yose, kuko Imana irakora umurimo ikoresheje abagaragu bayo, Satani nawe arakora umurimo we akoresheje abamuyoboka. Ntitugomba kugira agasuzuguro, kwirarika nk'akagirwaga n'abafarisayo, ndetse tubona ko biyamiraga bashinja Yesu ko asangira n'abanyabyaha akiyegereza abanyabyaha. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ubutaha tuzarebere hamwe umucyo mushya. Umucyo mushya bishatse kuvuga iki? Ndakurarika rero mu cyigisho kizakurikiraho, kugira ngo tuzarusheho kugitegera amatwi, kandi Uwiteka Imana ikomeze kubishimira cyane mwese. Reka nk'uko twatangiye twiragiza Imana, dushimira Imana ku bw'aya magambo meza itubwiye. Turagushimye Imana yacu, Imana igira neza, Data twese uri mu ijuru. Tugushimiye ijambo ryawe nk'iri ngiri wandikishije utugejejeho. Ndabizi ntabwo turi benshi, ariko iyo hari umuntu umwe wihannye akemera kuyoborwa n'ijambo ryawe, ijuru rigira umunezero. Natwe uyu mwanya abumvise ibyo twasomaga mu byanditswe byawe, Mwuka wera abikomeze mu ntekerezo zabo, bidutere kugira ivugurura n'ubugorozi, bidutere guhinduka, bidutere gusanga ibyanditswe, dufate ingamba tutajenjetse, tumenye ukuri kugira ngo tubashe gutahura ubwaka, tubashe gutahura ubugorozi gito, tubashe gutahura imikorere y'umwanzi mu itorero ryawe. Mu izina rya ducunguye Yesu Kristo tubigusabye kandi tugushimira
kubw'iyi impanuro uduhaye ndetse n'uyu muburo, ngo natwe nyaguhara ku ngoma imbuto zacu zitazagaragara nk'abatukisha izina rye mu bapagani, ahubwo zizarushaho kugaragara zungura benshi bakugarukira kuva none kugera iteka ryose. Amen. Amen. Murakoze cyane inshuti bakunzi, ndizera ko rero tuzaba turi kumwe ubutaha nk'uko mbararitse, kandi Uwiteka Imana ikomeze kubishimira cyane. Mukomere kugira ibihe byiza.